bakunzi mukurikira ibiganiro bya Udushya TV nk'uko mubizi tugenda dutegurira utuntu twinshi. Kuri uyu munsi tugiye kugira ngo tubategurire akantu gato cyane mushobora kuba musanzwe mumenyereye ko gukora copy paste kuri nimero y'ukuntu umuntu aguhamagara kuri nimero ya telefone, hanyuma akakohereza nka nimero kuri message, hanyuma wajya kuyihamagara ukabanza kugira ute kugenda ukayifata ukayandika ku gapapuro cyangwa se iki. Hari ukuntu uhita uyifata ikiri kuri message ugahita uyizana muri hariya wandikira nimero nyine utayipingira kuri call application. Kubikora nta kundi uraza wenda kuri iyo message turebe nka message kuri telefone turebe yenda message turebe nka message y'umuntu wanyandikiye anyohereza nimero y'umuntu kugira ngo ube kumuhamagara. Urabona izi nimero ebyiri yanyohereje, ebyiri urazibona kuri message, izi ngizi ebyiri yanyandikiye. Nk'ubu ushobora kuba ngiye guhamagara iyi nimero ntibinsabe kuyifata mu mutwe cyangwa mbanze kuyandika ku gapapuro, ahubwo nkaza nkakirikaho nkakomeza igahita ijya kuri application call. Urabona nka gutya nje nkakanda hano nkakomeza kuri iya mbere mu rugero nkarekura ihita injyana kuri application call. Ya nimero urayibona ireba na 60. Iya kabiri nayo urugero ukaba usubira inyuma, iriya ya kabiri nayo ukaza ukayikopiya ukayishyira kuri call application. Iya kabiri rero ni 8 nayo hari ukuntu ushobora ukayikirikaho ugakomeza ukayikajyana kuri application call. Nayo kuri 8 kugira ngo urabona ko nayo irayahereza hajya cyangwa se kuyifata mu mutwe ikindi ufata video ukurikije rero ku buryo noneho ushobora kwandika nka text cyangwa se igitabo ukacyandikira kuri telefone, aho uvuga gusa ibintu uvuze bigahita byiyandika. Niyo video twateguye iri buze kuhajya already yahageze, ukuntu wakwandika igitabo cyangwa se ukandika note cyangwa se ugakora search cyangwa se ukandika ibintu byawe ukoresheje umunwa ukavuga byiyandika ukavuga byiyandika. Ubwo buryo turabubereka. Dufite link iri muri video, ariko iyo video already irahari. Mugende kuri YouTube channel yitwa Udushya TV mubashe kuba mwareba uko bikorwa. Ni ibintu byoroshye kandi bifasha abantu benshi, cyane cyane nk'abantu baba bashaka kwandika ibintu byinshi, ibitabo, kwandika, gukora search cyangwa se bafite kwandika ibintu vuba vuba mu gihe gito. Nibyo ngibyo. Ikindi akubaha uburyo bufasha n'abari abantu bakorera amafaranga mu buryo bwo kwandika word partner. Ubwo nyine bwo urumva iyo urisomye rigahita ryandika, ubasha gukorera amafaranga menshi mu munota. Ni uburyo bwinshi rero. Mukore subscribe, mukore no kuri notification kuri YouTube channel yitwa Udushya TV, hanyuma ubundi murebe ibyiza TV yanjye bategurira. Ciao ciao, turi kumwe muze kugira umunsi mwiza. Asante sana.